umutima w'inkuru ihuriro ry'ubwenge mukigezwaho na Dr. Malik. Dutera inkunga ukanda subscribe, like, comment ndetse na share. Tekereza kuba wari ufite umuryango wishimye, ufite umugore ukunda, umwana w'imyaka 5, akazi kagutunze neza, maze umunsi umwe ubuzima bwawe bugasenyuka mu isagonda rimwe. Iyi ni inkuru y'umugabo wafunze imyaka 25 azira icyaha atakoze. Iyi ni inkuru ya Michael Morton. Michael Morton yari umunyamerika usanzwe. Yari atuye hafi ya Austin muri Texas. Yari yarashatse afite umwana w'umuhungu w'imyaka 5. Yakundaga akazi ke ndetse akunda n'umuryango we. Ku wa 13 Kanama 1986 yavuye mu rugo kare saa 12:15 z'igitondo ajya ku kazi. Umugore we yamusize aryamye kandi asinziriye. Umunsi wawubanjirije bari bizihiza isabukuru y'ubukwe. Mbere yo kugenda yamusigiye akandiko k'urukundo amubwira ati ndagukunda. Nta na kimwe cyamumenyeshaga ko uwo munsi ari wo wa nyuma arebye umugore wari muzima. Nyuma yo kuva ku kazi nimugoroba, Michael agarutse mu rugo ahura na polisi. Nibwo yamenye ko umugore we yishwe. Isi yose irasenyuka kuri we, ararira, arakomereka ku mutima, ariko amarira ye ntiyigeze ahabwa agaciro nk'ay'umugabo wapfushije, kuko yafashwe nk'umwicanyi. Polisi yahise ikeka Michael, bavuga ko impamvu ari uko umugore we atararanye nawe muri iryo joro. Nta bimenyetso bifatika bafite, nta mateka y'ibyaha afite, ariko baramufata baramufunga, bamushyira mu rukiko, barabimuhamya, baramufunga burundu. Michael yambuwe umwana we, ndetse umwana bamubwira ko ari umwicanyi. Tekereza umwana w'imyaka 5 wakuriye muri iyo nkuru itariyo. Michael yinjiye muri gereza atari umunyabyaha, ariko afatwa nk'umwicanyi. Yamaze imyaka 25 muri gereza. Bigeze kumuha amahirwe yo kurekurwa, ariko bamusaba kwemera icyaha bati kugira ngo tukurekure bisaba kwemera ko ari wowe wishe umugore wawe. Michael araceceka maze aravuga ati nabura buri kintu cyose, ariko sinabura ukuri. Arabyanga. Hashize imyaka, abunganira Michael babonye agapfunyika k'imyenda irimo amaraso kari hafi y'aho icyaha cyabereye. Basabye gupima DNA, umushinjacyaha arabyanga. Bamusaba ko wari butanga amafaranga, ariko arakomeza arabyanga. Byasabye kwitabaza urukiko nanone. Amaherezo baramupima, basanga ayo maraso atari aya Michael, ari ay'umugabo wahoze ari umunyabyaha. Nanone bamenya ko hari undi mugore wishwe mu buryo bumwe n'uwa Michael, mu gihe Michael yari ari muri gereza. Hanyuma haza kuboneka raporo y'umwana we aho yari yarahishwe. Umwana we yabwiye nyirakuru ati uwishe mama ni ikidayimoni. Nyirakuru nawe ati ese ni papa wawe? Umwana ati oya si papa. Iyi raporo yari yarahishwe imyaka myinshi. DNA yo mu byaha byombi yahamijwe ko igaragaza ko umuntu umwe ari we wakoze ibyo byaha byose. Michael Morton ararekurwa nyuma y'imyaka 25. Umucamanza amureba mu maso aramubwira ati tugusabye imbabazi. Umugabo wishe umugore we arafatwa, arakatirwa. Umushinjacyaha nawe wahishe ibimenyetso arahambirizwa. Mu 2013 hashyizweho itegeko ryiswe Michael Morton Act. Michael Morton Act rigamije gutuma ubutabera butaba mu ibanga, ahubwo bukaba mu mucyo. Ariko saha ni inkuru irangiriye? Oya, igaruka kuri twe. Si buri wese ufunzwe ko aba ari umunyabyaha, si buri umuntu wese ushinjwa ko babikora, kandi si buri gihe ko ubutabera butinda, ahubwo rimwe na rimwe ari igihe businzira. Ariko Michael Morton yaduhaye isomo. Ukuri kuratinda ntiguhera.
Niba warigeze gucibwa intege n'akarengane, iyi nkuru iri kwereka ko ubuzima bushobora kongera gutangira. Ntaha dusoreje. Dukurikira ukanda like, usangiza n'abandi iyi nkuru, subscribe, ndetse ushobora no kutwandikira muri comment aho hasi uti ukuri ntigupfa. Njye ndi Dr. Malik. Iki ni ikiganiro Umutima w'inkuru, nta handi mwagisanga. Amahoro kuri mwese.